yari umugabo w'intwari w'indashyikirwa, yatubereye umugisha ukomeye. Ngiye nkunda kuvuga ngo niwo mugisha wa mbere ukomeye nagize mu buzima. Ndashima Imana yamuduhaye nk'umubyeyi, yatumye tumenya urukundo, atuma twiga ubuzima, atwigisha ince zose z'ubuzima, atwigisha, aduha ubuzima bwiza, ariko anatwigisha ko iyo buhindutse ukomera. Yatweretse inzira zitandukanye z'ubuzima. Ndaza kugera ku gice cyo igihe yatangiye kurwara. Papa yatangiye kurwara ku itariki ya mbere z'ukwa munani. Icyo gihe ntabwo abantu benshi bahise babimenya. Yari umuntu wanga kuruhanya, yari umuntu wanga ko abantu bamenya ko yarwaye. Ugasanga niyo tunagiye no kwa muganga ntari gushaka ko abantu babibona, ati ntabwo nkunda ko abantu bamenya ko narwaye, atibaza umuntu kureka akazi ke waje kunsura, ati mba numva ibyo bintu ari ukuruhanya. Noneho ku itariki ya mbere z'ukwa nibwo twamujyanye CHK, hanyuma aba hospitalisé pendant 2 jours, bahita badusezerera. Umunsi wa gatatu twari dufite urugendo n'abandi ba familie, ngiye kumva numva arambwiye ati nanjye turajyana. Ndamubwira nti se waruhutse ko ubona ukinaniwe? Ati oya, ati ahubwo ni nanjye ubatwara. Tugenda dutwaye, ariko mfite inquiétude. Noneho yanambujije kugira undi mu familie mbibwira ari njye njye ufite inquiétude, ariko abakuze banjye basa nk'ababiremarka, barabibona ko afite faiblesse. Noneho nyuma rero nibwo muri icyo cyumweru cyangwa 2 ibintu byagiye bitangira kuza bihinduka. Ku itariki 15 z'ukwa 9 hari mu gitondo kuwa mbere, arabyuka aza muri chambre yanjye irebana niye, nkanguka mbona ndi iruhande, mpita ndikanga, ariko ubwo hari habanje kuba ayandi masinye menshi y'uburwayi. Ndikanga, ndamubwira ntibigenze bite? Arambwira ati nta kibazo humura, atariko numvaga twajya kureba umuneurologue w'Indera. Twari twarigeze kujya kumureba mu docteur, ati numvaga twajya kumureba tukamwereka resultat za MRI twakoresheje. Ndamubwira nta kibazo tugende. Tugezeyo nibwo yafashwe afatirwayo, turi mu biro bya muganga. Ararimba cyane. Kuva icyo gihe iyo tariki nibwo yahise aba hospitalisé. Après 1 semaine badutransfera à CHK. Ubwo kuva icyo gihe ngira ngo twatashyemo nk'icyumweru kimwe gusa cyangwa n'indi minsi 4, ikindi gihe cyose twari turi CHK. Ubwo hagati ndibuka uko gufightinga nari mvuze yagiraga mu kazi. Umunsi umwe twari tuvuye kuri rendez-vous y'umuneurologue, ndi kumwe n'umukuze wanjye witwa Bientôt yari yaduherekeje. Turinsista, turamubwira tuti se ko tuvuye kwa muganga, yari yatangiye kuba faible no kugenda birimo biramugora. Ndensista, ndamubwira nti wambabariye tugataha ukaryama. Arambwira ati oya, ati dufite match, ati ahubwo twihute njye kwishanja ngende kuri match. Turinsista, tuva Indera turinda tugera hariya mu rugo, ndimo ndamubwira nti wambabariye. Arambwira ati oya, ati ngomba kujyayo. Icyo gihe mu driver mugezayo. Noneho ndamubwira nti match nirangira uratubwira tuze kugufata, kuko we imodoka ye yari yayisize mu rugo. Noneho arambwira ati ndareba, ati cyangwa nshobora no kumanukana n'undi muntu. Uwo munsi ndibuka neza Rayon Sport yari yakinnye na equipe yitwa Vipers. Noneho papa ava kuri match kubera ukuntu atararimo arakira ko ari kugenda aba faible, yanga kugenda mu modoka, amanuka n'amaguru. Bari bakiniye kuri Pele Stadium. Noneho amanuka n'amaguru agira ngo yongera akore ka marche, yongere yumve ahantu imbaraga ziri kugarukira. Mbona aje mu rugo, ndamubaza nti se ntuzanye nande? Arambwira ngo aje n'amaguru. Biranyenerva cyane, bintera ubwoba. Ndavuga nti se yagira ikibazo mu nzira? Arambwira toya, ati nashaka kubigerageza, atariko ati sinzongera, ati mbonye byari bigoye. Hanyuma uwo ni wo munsi yagiye kuri match bwa nyuma. Umunsi yaje kuri eglise nabwo bwa nyuma.
yaje ari samedi dusigaye mu rugo njye na petite sœur, ubundi twari tumenyereye ko nyine aza culte irangiye nk'ibisanzwe. Njye kubona mbona saa 5:05 aragarutse aza ku cyumba, ubundi imbere nta nubwo yajyaga apfa kwinjira mu cyumba cyanjye, ariko icyo gihe yarasigaye ubona afite inquiétude, hari n'ibintu biri kugenda bihinduka. Araza ku cyumba arambwira ati ngeze igihe numva muri eglise ngiye kwikubita hasi, ati birananiye mpise nsohoka. Icyo gihe ndibuka ko ari bwo bwa nyuma, ariko twahise noneho dutangira kugira ubwoba cyane, kuko yari umuntu ukunda eglise, yari umuntu utatekereza ko yanasiba yahomba umunota umwe muri eglise. Ndavuga nti buri ubwo ahagurutse nuko byari bimeze nabi cyane. Icyo gihe tugira panique, ariko numva ndashaka kumureconforta, kuko ntekereza ko umuntu urwaye abakeneye abantu bamuha icyizere kurusha uko nafokasinze kuri emotions ze kurusha uko mfokasinga kuzanjye. Ndamuganiriza ndambwira ni humura, turagerageza turashakisha, ntidufate n'izindi rendez-vous, tugende duhamagara aba neurologue bose tuzi, aba neurochirurgien, ubwo turagerageza tujya Faisal, tujya CHK, tujya dusubira Indera. Hanyuma no muri iyo minsi nabwo ndibuka umunsi wa nyuma yagerageje, yari umuntu azwiho kumenya gukura amenyo. Umunsi wa nyuma nabwo yakuye umurwayi biramunanira, afata kuko ikibazo cyari kiri parti yari kugira ikibazo ni parti y'iburyo, kandi akaboko niko yakoreshaga cyane. Hanyuma araza arambwira ati atuzi ko nk'uyu murwayi bikananira. Ibyo byose tugenda tubona izo changement. Ikindi gihe gutwara imodoka nabyo bigeraho biranga, donc byagiye bize étape par étape, tubireba tugira ubwoba. Nabivuzeho nari umuntu mbere iyo bambwiraga ngo papa wenda ubwo mbaye ntari hafi, ngo papa yarwaye grippe, narapanikaga kuko yari umuntu utarajya gurwara atol. Kugira ngo umenye ubundi ko yarwaye byari ibintu bibaho gake cyane, nuko yabaga yasibye entraînement za Rayon Sport. Iyo bavuga ngo yasibye entraînement, nahita nkavuga nje byose yarembye, aho nabandi hose nagomba guhita mboneka vuba tukabanza tukamenya ibyo ari byo, ariko byabagaho gake. Yari umuntu uri en forme cyane. Ubwo rero no kumbwira gusa ngo grippe bikantera ubwoba, tekereza rero kubona izo process ziri kugenda ziza umunsi ku wundi, ntabwo byari byoroshye na gato. Ariko nkajya nsenga Imana. Ndibuka hari isengesho, hari ijambo nari nsigaye mvuga buri munsi mu isengesho ngiye kujya CHK kumurwaza. Narasenga nkavuga ni Imana unkomeze kugira ngo nkomeze papa, undinde gucika intege mu maso ye. Numvaga it was the only thing I could offer, kuko yarakeneye support iri emotionnel, nta kindi twari gukora. Hanyuma ubwo twaje kujya CHK tumara igihe, biba ngombwa ko bamukorera operation. Hanyuma ndibuka ajya muri operation, ndamubwira ni papa t'inquiète pas, ça va bien se passer. Aragenda aragaruka. Kuva yakorerwa operation bagiye babivugaho, ntabwo yigeze yongera kuvuga. Rero ntabwo byoroshye, kuko umuntu nka papa wabaga ufite byinshi byo kubwira abantu kandi by'ingirakamaro, kumara ayo mezi yose tumuri iruhande adashobora kutuganiriza. By'umwihariko twebwe hari byinshi twari dukeneye kuvugana nawe, hakaba hari igihe numva mfite ikintu nshaka kumubaza, ariko natekereza ko nananirwa kunsubiza ari bube frustré, nkahitamo guceceka kugira ngo bitamutera ikindi kibazo nanone. Tubibamo. Ndashimira cyane tante mama Safi, kuva umunsi yamenye ko papa yarwaye yagiye mu bitaro, yahise areka ibintu byose, gahunda ze zose zishyira ku ruhande, araza aramfasha turwaza papa, ndetse na oncle Samuel, papa Alliance. Kuva ku munsi wa mbere babimenye kugera ejo bundi yitahira, bari bahari, nta munsi n'umwe basibye. Baramuririmbiraga, baramusengeraga, yaba mu gihe yaba ameze neza, yaba mu gihe cy'uburibwe,
ndabashima cyane, baramfashije, babivuzeho nubwo bwose papa atashoboraga kuvuga, ariko ijambo amen yararivugaga pe. Igihe cyose umusengeye, hanyuma hari n'ikindi gihe yashoboraga kuririmba indirimbo zo mu gitabo. Abantu twese ntitwabyumvaga, umuntu burya adashobora kuvuga ariko akaba ashobora kuririmba. Akajya agira igihe rimwe aducira amarenga tukaza kumenya indirimbo ashaka, bakayiririmba ukabona arishimye cyane. Tante rero yamubaye hafi, aguma amusubizamo ibyiringiro. Hari ikintu nibuka papa agitangira kurwara yarambwiye ati ngewe ntabwo ntinya gupfa. Ati ntabwo natinya urupfu kuko nzajya mu ijuru. Ndabyibuka aranatubwira ati ngewe nabayeho imyaka ihagije, ati ndashima Imana ubuzima yampaye. Ati ahubwo mujye mwihangayikira mwebwe, muracyafite urugendo. Rero ndashima Imana cyane ubuzima yamuhaye. Ndashima Imana ko yabayeho akora ibyo akunda, umwuga w'ubuganga yawukundaga cyane. Yabayeho aba mu itorero, akundaga itorero cyane. Yabayeho amasaha menshi aspendinga muri equipe akunda. Numva mbishima Imana nubwo bwose periode yo kumurwaza itari yoroshye na gato, ariko ndashima Imana ko yampaye ayo mahirwe ndamurwaza mu biruhande, kuko byarashoboka ko nari kuba ndi kure, kandi hakaba habamo complication nyinshi cyane. Nahoze mbibwira abantu, ndababwira ariko ubu papa yarwara ntahari, mwari kuba mufite abarwayi babiri, kuko nanjye nari guhita ndwarira hano, nari kuba ndi nagezaho. Nshima Imana ko nibura iyo mbyutse ngiye se hashaka kumureba nkamubona gusa, nkumva byonyine ndabishima Imana. Ejo bundi yitahira twaratashye mbwira inshuti zanjye ntabwo ndabyumva, n'ubu ngubu ndimo ndumva ejo nzasubira se hashaka kumusura. Hanyuma iyi minsi yose ndasenga, nkisanga ndi kubwira Imana papa umurambikeho ikiganza cyawe cyera gikiza. Kubera kubimenyera, kubera kubimaramo igihe, nkisanga hari ukuntu birimo biragaruka. Periode yo kumurwaza ntabwo yari yoroshye, ariko ndashima Imana cyane ko yatubaye hafi. Imana yarigaragaje, yigaragariza mu bantu. Abantu mwese mwadusuye ku bitaro, abohereje ubutumwa butandukanye, nukuri Imana ibahe umugisha. Twarabibonye kandi twagiye tubasabira umugisha cyane. Yakundaga abantu bamusuraga. Hari igihe byageraga nko muri après midi, amasaha abantu bataratangira kuza cyane, akajya mbaza ati nta bandi bantu se bari buze. Yabaga ashaka abantu, yakundaga abantu. Ababibonye mwabonaga uburyo igihe cyose yabaga yorohewe, yabaga ari souriant, yabaga amwenyura, yabaga duhobera, yabaga dufata mu ntoki. Ndashimana ko twabashije kumuba hafi, tumuha urukundo, tumubwira ko tumukunda, turamusengera. Ni amahirwe nayakomeye cyane. Rero ikintu navuga nuko Imana nyishima cyane kuko yamuduhaye nk'umubyeyi. Tuzamukumbura cyane kandi turamukunda cyane. À toi ma petite sœur, humura ndahari. Twabuze mama, abura impanga ye, none na papa arigendeye, ariko ndahari, humura. Iby'Imana izanshoboza nzabikora. Hanyuma nizeye ko tuzababona, twizeye ko tuzababona ku gitondo cy'umuzuko. Murakoze, Imana ibahe umugisha.